Igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwe mwese mwemeye ko twongera gufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi wo kuri tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 migabane itandukanye y'isi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti kwiheba no kwiganyira ntacyo byakungura. Kwiheba no kwiganyira ntacyo byakungura. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka twongere tubaririmbire indirimbo y'umugakiza ya 68 ivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Uyu muririmbyi aririmba neza cyane bene data, aravuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe. Nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana,
ifite umutima w'urukundo kuko ijya intungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzaniramo amahoro. Arangira avuga ngo amba hafi ndetse buri munsi kandi angerera ubuntu bukwiye, ajya anyikorera imitwaro, niwe data kandi niwe mama, nguko ajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri ibyo byose, buri munsi azajya ampa imbaraga, ibyo ni isezerano yampaye. Asoza avuga ngo mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire nteze icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho ubu, undamburire amaboko yawe, umpe imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Igitondo cyiza bene data, nejejwe n'iri jambo Imana impaye kugira ngo tuganire, dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 6:25 tugeze ku murongo wa 34. Twihuse, haravuga ngo ntimukiganyire. Iyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo ngo tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki, ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu kigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se mubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Tekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none, ejo bakabujugunya umuriro, ntizarushaho kubambika mwaba afite kwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire tekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, ndagira ngo tuganire amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Akenshi iyo turi mu ruhererekane rw'ibibazo ndetse bidafitiwe ibisubizo, twiha ibisubizo bitari byo, akenshi by'amaganya, kandi mu nyuma ukaza gusanga cyangwa se tukaza gusanga ntacyo byatanze. Ahubwo iyo bigenze bityo, dukwiye gutumbira mu ijuru, kuko aba ariho hari ugutabarwa no kurengerwa byacu kandi byuzuye. Burya ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana itakurengeye ntawakurengera. Rero wita igihe cyawe cyangwa se umwanya wawe ku bibazo, ahubwo gerageza wite ku Mana, bariyo uhereza dosiye yawe y'ibibazo byawe, uhura ibibazo byawe, niyo izakurengera. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ngakwereka uyu mwene data ufite ibibazo, amaganya ni menshi, uruhuri rw'ibibazo ni byinshi, ariganyira, abana baraho bate, kurya n'ibibazo, kwambara n'ibibazo, amashuri n'ibibazo, ingorane ni nyinshi hirya no hino ziramuzengurutse, ariko ndamusengeye kugira ngo umurengere, kuko ntacyo yabasha kwiyunguraho, ntacyo yabasha kugeraho muri ayo maganya ye. Umugire neza, umutabare, ni ukuri umurengere. Urakoze, urakarama, bana nawe kandi ubane n'abera bawe. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Nari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda. Imana y'amahoro ibane namwe uyu munsi, kandi muhahe muronke ndabakunda, amen.